inkuru yagiye imenyekana ivuga ko wari ufungiye muri gereza ya Mageragere ushinjwa urupfu rw'abana bane ndetse n'umugore wawe wa kabiri. Turashaka kumenya ikibazo cyane, dushaka kumenya mu buryo wakiriye. Ubuhamya ndabubaha uko nakiriye agakiza. Nari umusinzi ukabije cyane, nari umusambanyi ukabije cyane, nigaraguye mu isayo y'ibyaha. Nari mfite umugore w'isezerano, ubwo busambanyi bwose nagiyemo, umugore w'isezerano mwiza kandi mwubaha. Bajyaga bavuga ngo hahiye, aho sinatangwagayo. Rimwe na rimwe Imana ijya yemera ko umuntu afungwa icyaha aregwa ataragikoze. Kuva muri gereza ni ubuntu bw'Imana nagerewe. Kuva nava mu nda ya mama sinigeze ngira aya mahoro kuko aho maze kugarukira Yesu. Kuve muri gereza warakijijwe, waranakiriye agakiza. Ubu ntushobora kuzarambika agakiza kawe hasi ugasubira mu byo wahoze. Jewe Rike ndambika agakiza hasi. Nubwo wambwira ngo urama iki gihugu ngo kibi cyanjye, ntabwo bishoboka ko narambika agakiza hasi. Ndaburira umuntu uvuga izina ry'Uwiteka, waba uri potere, waba uri bishopu, waba uri pasiteri, waba uri umushumba, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umuririmbyi, muntu uvanga ibishimwa mu bigambo mu nzu y'Imana, ndakubura iyo nyito y'izina witwa nta kimaze. Imana yanumye kubwira abantu biyita abayuda mu masinagogi atandukanye, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma.